Jesus. We exalt your name above every other name, O God. We worship you, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ko mwaje nyine mukumvise ryanjye mwakoze. Hallelujah. None se mbabwire gute? Mwakoze kuza kutwumva nyine. Amen, amen. Rero turacyafite time, sibyo? Turacyafiteyo iminota nk'itatu, sibyo? Ngiye kubasaba ntiwumve ngo ibyo Emma ari gusenga, ntiwumve ibyo Emma ari kuvuga. Ndagusabye niba uri n'ahantu hari abantu banzu uhave gatoya, ubundi dutwari iminota itatu. We go deeper. Dushimira Imana kubw'ubuzima turimo. Hallelujah. Ubuzima buruta ubuzima abandi babayeho. Hallelujah. Reka mbabwire ubu buzima, every time I think about it, iyo ntekereje ku buzima ndimo muri iki gihe, mbona hari abantu bari gucikwa. Ariko ndashaka ngo uyu munsi tuvuge ubwo buzima, ubuzima bwuzuye amahoro, ubuzima. Ariko semana ko kubwo subwo ndavuga ko mwabyumvishije. Tugiye gusenga dushireho mikoro zacu, dusengane twese. Retosa taya baradosa. We thank you, Jesus. We bless your name, O God. Retose tala baradose yama. Ranto sotele baradosayaba. Rileborodosa la baradaya. We thank you, Jesus. We thank you for the life, O Lord. Retosa taya borodosele barada. Ratosele boradaya. Resole baradosa la baraba. Retosa tala Reto Seleba, Reto Sata, Rabo Sata, Reto Taparado Sata, Reko Satayaba, Rabo Sata, Reko Sote Lebo Rebo, Reko Lebo Rebo Sataya, Reko Sata, Raka Satayaba, Reba, Reko Sete Lebo, Reto
Sata, Retota Paradaba. We thank you, Leto Salaba, Retota Paradaba, Raptole Borodosaya, Rile Borodosetepa. We thank you for this life, oh God, that we are enjoying, oh God. Leto Stele Paradaya, Rasoto Para, Neapolitan Lord, life that is beyond humanity. Reto Sata, sons of men cannot understand it. Reto Sata, only those that are in you, oh God, they will understand it. Telebo Redasa, Rekana Padapata, Ranto Paradosaya, Rete Paradosele Parata, Rileto Taparata, Reto Sote Karaparaya, Rato Parata, Rile Mantole Parata, Rete Paradosele Parata, Rete Parada, Ratole Mantolo, Rilete Parado, Rete Pasotapa, Rato Paradaba, Rete Karaparaba, Ratolebo, Rodabosaya, Rile Manto Peteta, Rete Patakayaba, Rato Paradaba, Ratole Mantolaba, Rile Boradoseleba, Rato Pakataya, Rata Kalabarda. We thank you, oh Jesus, for the freedom of God that we must God. We do not look at what is surrounding us, oh God, but we look at this Jesus. Retekapata, Ratalabarata, Raredebosata, the hope of glory. Retekapa, Ratalabaradaya, Rekaparadaka, Rodotakalaba, Ratolimantaya, Lelemantopataya, Rilebasatayaka, Redebasaya, Riletala Doselebarata, Relebo Radasa, Redebada. We are blessed, oh God. We are loved, Lebo Seleba, Reketekayapa, Redebasayapa. We are victorious, oh God. There is nothing, O King of glory, that can make us afraid. Redesolebarata, Retetepara, Relebo Seleba. That is the life I need. Redesotapa, Retekaraba, Ralabaradosa, Lantomantola Barata. We are grateful, oh God. Let the tepa, Rimansante Manta. May the glory, the praise, and the honor be unto you this evening. Ah, Reto Salabarata. Ah, glory unto you, Jesus. Leporeto Salaba, Rimanto Marado Zelebarada, Releboreda Satayaba. We worship you, Jesus. We glorify your name, O God. We worship you. In Jesus' name we've prayed. Amen. 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 Hallelujah. Somebody say hallelujah. 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 Hey, hope wengine niwe waje gusenga this evening. Come on. Shira mikoro yawe uvuge ngo hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Imana ishimwe uyu mugoroba. Imana ishimwe ko ari nziza, Imana ishimwe ko idukunda, Imana ishimwe for this evening. You know, mana we, I'm expectant. I don't know ukuntu nyine niteguye, but I'm expectant. So nukuri I'm blessed. Mwakoze kuza mwese, nari ngiye kubabwira ngo buri muntu abwire mugenzi we ngo wakoze kuza, ariko nabyo wabikora. Yego mwakoze kuza gusenga. Yeah. Abijuru kanseka muri aka kanya ngiye kwakira umuntu uradufasha mu kuramya no guhimbaza, ashireho mikoro ye adufashe. Imana imuhe umugisha kandi ni umugisha kuri twe. Yego ni karibu sheri. Amen. Reka duhimbaze Imana. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe
urakwiriye gushimwa mwami watubohoye izina ryawe rishyirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose izina ryawe rishyirwe hejuru haleluya uri nyembabazi reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze haleluya wuzuye urukundo reka imitima yacu iririmbe rwa rukundo wadukunze wiyambuye ishusho y'ubumana wemera kubabazwa ubwawe wahindutse icyaha kandi utarigeze ukimenya urambwira uti mwana wanjye baho none ndiho nahinduriwe izina ntabwo banamba kuko ngufite mwami Yesu waratsinze ntabwo banzogira kuko ngufite mwami Yesu waratsinze you are Yahweh 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 Alpha and Omega you are Yahweh Alpha and Omega you are Yahweh 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 Alpha and Omega 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 amen 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 Amen, amen. He is Yahweh, Alpha and Omega. Amen, amen, amen.
Imana iguha umugisha kandi uri umugisha w'ijuru. Amena, amena, amena. Turashima Imana uyu mugoroba kubwo abantu baje guterana, nari ndi kureba ndebe niba dufitemo abashitsi. Ndebe, ndi kubona nta mushitsi dufite uyu munsi. Yego, amen. Uyu munsi rero ntago ndatinda cyane, ndashaka ngo ijambo turitangire hakiri kare. Abaratinda barasanga twashoje, baratubabarira, nta kundi nyine barajya kuri YouTube abariho babyumvira. Yego, amen, amen. Ngiye gusaba Yves ashireho mikoro ye asengera umwigisha twumva ijambo ry'Imana. Yves, shira mikoro yawe. Amen, amen, amen. Uwiteka Mana nziza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye Mwami kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe, kugira ngo Mwami turusheho kumenya ubwiru bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, reka imitima yacu ikurikire Data, tubashe kumva ijambo ryawe Mwami, dusome twitonze, tubashe gusobanukirwa, kugira ngo Mwami imitima yacu itaza kutumbira ibyirari byazo, ahubwo tubashe kwakira ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami ugiye kurinyuzamo Mwami ntaba ari we akubera igikoresho Mwami, message umuhaye aba ari yo tugezaho mu izina rya Yesu Kristo. Natwe twizeye ko tutari busigare uko twaje, ahubwo tugiye kwakira ubuzima ibyo twumvaga ko mu bundi buryo Mwami tugiye kusobanukirwa birushijeho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igira neza kandi iduhaye uno mwanya w'agaciro mu buzima bwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo byizeye. Amen. Amen, amen, amen. Reka twakira Apostle ni karibu, man of God. Hallelujah, 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 hallelujah. What an amazing evening. What an amazing day. Wow, wow. I'm so excited again. Ndishimye kubana namwe kandi uyu munsi dusuhuzanye abantu bari hafi gushyiraho mikoro gahita ukayivanaho. Dusuhuzanye kuraho mikoro, dusuhuzanye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Glory to God, glory to God. Dutumbira Yesu niwe banze ryo kwizera, niwe muhesha w'agakiza, niwe mahoro y'abizera, kandi ubugingo bubonerwa muri we gusa. Dutumbira Yesu niwe banze ryo kwizera, niwe muhesha w'agakiza, niwe mahoro y'abizera, kandi ubugingo bubonerwa muri we gusa. Dutumbira Yesu niwe banze ryo kwizera, niwe muhesha w'agakiza, niwe mahoro y'abizera, kandi ubugingo bubonerwa muri we gusa. Dutumbira Yesu niwe banze ryo kwizera, niwe muhesha w'agakiza, niwe mahoro y'abizera, kandi ubugingo bubonerwa muri
we gusa yarambabariye ibyaha byose yamaye gukiranuka kwe nishimira muri we yarambabariye ibyaha byose yamaye gukiranuka kwe nishimira muri we umwami wanjye Yesu ubwe yihanganiye umusaba n'isoni zawo yiyita ku bugingo bwe kugira ngo umunyabyaha wari ukwiye gupfa umwami wanjye Yesu ubwe yihanganiye umusaraba n'isoni zawo yita ku bugingo bwe ubwanjye umunyabyaha wari ukwiye gupfa yarambabariye ibyaha byose yamaye gukiranuka kwe nishimira muri we haleluya yarambabariye ibyaha byose yamaye gukiranuka kwe nishimira muri we Yesu hallelujah thank you Jesus kubabaza Yesu ibyishimo kubabazwa ibyishimo byamushyizwe imbere yapfiriye ababi kugira ngo umunyabyaha abari iteka Yesu yishimiye kubabazwa ibyishimo byamushyizwe imbere yapfiriye ababi kugira ngo n'amaraso ye ababarirwe iteka Yesu yishimiye kubabazwa kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere yapfiriye ababi kugira ngo izere amaraso ye ababarirwe iteka yarambabariye ibyaha byose yamaye gukiranuka nishimira muri we haleluya 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 Hallelujah. Thank you, Jesus.
yarambabariye ibyaha byose, yamaye gukiranuka kwe, nishimira muri we. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Buri muntu wese ahari reka dushime Imana yatubabariye ibyaha byacu atari igice, ahubwo akabitubabarira byose muri Kristo Yesu. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Mwami turagushimira kubw'umugoroba mwiza, umugoroba uduhaye kandi wo kugaruka imbere y'ijambo ryawe ryera, ijambo ryawe rijyanye. Haleluya. Zalambra duzi tere barando para. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, you are worthy, you are worthy, you are worthy. Oh, glory. Hallelujah. Thank you. Amen, 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 Amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Wow, ndabishimiye kandi reka reka tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana n'imbaraga. Bibiliya yaravuze ngo ni rizima. The word of God is alive. Is alive. So the word of God is not it, but it is a person. Ry'Imana n'umuntu, kandi ijambo ry'Imana niwe Kristo Yesu. Biravuga ngo ijambo yabaye umuntu ana natwe ngo tumubona yuzuye ubuntu n'ukuri. Hallelujah. Glory to God. Turashima Imana kubw'umugoroba mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kuko ubuzima ko ryinjira mu buzima bwawe rirarandura ikitaratewe n'Imana cyose muri wowe mu izina rya Yesu. Riratunganya intekerezo zawe, zirashiftinga mind yawe kugira ngo ube aligned, kugira ngo ujye ku murongo, uhagarare mu murongo muzima w'ijambo ry'Imana, bishoboke byorohe kugendera mu bushake bw'Imana kuko uri mu ijambo ryayo. Tumaze iminsi tuganira kuri Old Covenant and New Covenant, tureba itandukaniro, tureba ubuzima bwo mu mategeko n'ubuzima bwo mu buntu bw'Imana. Ejo twavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariho ndibuze guhera abakristo benshi cyangwa se abizera, reka mbita abizera. Bibiliya iravuga ngo abantu banjye bararimbutse, my people are perishing, destroyed, kubera kubura ubwenge, because of lack of knowledge. Ntabwo Imana ivuga yuko turi abantu bundi muntu, ntabwo Imana itwihakana, ntabwo Imana ihakana, ivuga ko ari abantu bayo ariko bari kurimbuka, n'abantu bayo ariko bari kurimbuka, ngo barimbuwe no kubura ubwenge. Ni abantu b'Imana. Impamvu Imana wakibaza ngo kuki ntacyo iri kubikoraho kandi iri kubabona barimbuka, nuko Imana yaduhaye icyo twita the will to choose, uburenganzira bwo guhitamo. So rero ubujiji cyangwa se kutamenya kuri mu bantu ni ukutamenya kuva mu bushake, icyo twita agnio mu Kigiriki, the willful ignorance that the knowledge is available. Ubumenyi burahari, ubwenge burahari. Bibiliya ngo yaduhindukiye ubwenge, yaduhindukiye imbaraga. Kristo niwe wahindutse byose muri twebwe, kandi atuye
Imana ishimwe cyane. Pawulo yabwiraga amatorero yandikiraga akababwira ngo kubijyanye n'umwuka, kubijyanye n'ubuzima bw'umwuka, I don't want you to be ignorant. Ntabwo nshaka yuko mutabimenya. So mwene magambo, ushobora kuba ukijijwe ariko hari ibintu byinshi utazi kubijyanye n'umwuka kandi bigatuma ubaho ubuzima bugoranye. So abantu benshi ntabwo bazi ko hari itandukaniro mu mibereho y'umuntu wo mu isezerano rya kera n'umuntu wo mu isezerano rishya, aribwo buntu bw'Imana. Abo bantu bakunda kuryoherwa n'amadeba, kumva itandukaniro gusa, ariko this is not about difference, this is about life. We are sharing life. Turimo turagabana namwe ubuzima, tugabana namwe amadeba kugira ngo mubone ibyo muzajya mukora deba n'abandi, kugira ngo mubone imirongo muzajya mutsindiraho abandi. It's not the intention, that is not the intention. Our intention is that the word of God will become life to you. Ijambo ry'Imana rihinduke ubuzima muri wowe. Ijambo ry'Imana riri ubuzima muri wowe, ntabwo uzarushwa no kubivuga, utanga ubuzima n'ubundi muri wowe. So abantu benshi mukunda gufata note, which is good, mugafata mu mutwe ibyanditswe, which is good, ariko turasenga Imana hamwe n'ubuntu bwayo kugira ngo bibe ubuzima mutuyemo mubamo bwa buri munsi. Kuba wavuga itandukaniro ry'isezerano rya kera n'irishya, ukavuga ubuntu bwa Yesu n'amategeko mu buryo buri accurate, ntago ari bigaragaza ubuzima buva muri byo. So turasenga kugira ngo ijambo ry'Imana ririmo rivugwa rihinduke ubuzima muri wowe. Iri tandukaniro ntiribe itandukaniro ryo ku munwa, ahubwo ribe ubuzima bwawe. Mana ishimwe cyane. Hari abantu babonye kuri posta ijambo rivuga ngo from visitation to enduring. Twabayeho mu buzima, cyangwa se reka mbivuge mu isezerano rya abantu bari bariho mu buzima, kuko twabibonye nimugoroba aho bavuga ngo kera. So babaho mu buzima bwa visitation, Imana ibasura, Imana ibagenderera. So nvuga ngo ntabwo yabanaga nabo, yarabasuraga rimwe na rimwe ikabagenderera. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya mbere aravuga ngo Imana yavuganye na basogokuruza bacu mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye. So yabasuye mu buryo butandukanye kandi ivugana nabo mu bihe bitandukanye. Ariko igihe cy'isezerano rishya biravuga ngo ariko muri ibi bihe byacu, muri iki cyacu cy'imperuka, Imana yavuganiye natwe. So Imana ntabwo iri kuvugana natwe, iri kuvugana natwe, ariko nubwo iri kuvugana natwe nuko yavuganye natwe. Ndagira ngo mwumve itandukaniro. Ntabwo Imana iri kuvugana natwe nubwo iri kuvugana natwe, kuko yavuganye natwe. So ibyo yavuganye natwe yabivuganye natwe mu mwana wayo. So nta mwizera ukwiye kubaza ngo Imana irimo iravuga iki, ngo ijuru ririmo riravuga iki, kubera ko ibyo Imana ivuga turabizi. Ibyo Imana ivuga yamaze kuvuga natwe mu mwana wayo. So ntabwo ibyo Imana ivuga bikiri ubwiru kuri twebwe, ntabwo ibyo Imana ivuga bikiri amabanga kuri twebwe. Biravuga ngo yashimye kubihishurira abera bayo. Haleluya. Niba utari uwera biracyari amabanga, ariko niba waremeye yuko uri uwera, byamaze kuva kuri level y'amabanga, ubu byabaye ubwiru bwamaze guhishurwa. Glory to God. Hallelujah. My God. So twavuye muri visitation tujya muri indwelling of the Spirit, indwelling of the Word of God, indwelling of Jesus. Ntabwo akidusura, ahubwo abana natwe, ari muri twe. Igize kubabwiraho mu minsi ishize uburyo izo ndirimbo ziririmba zibwira abantu kwibukwa, cyangwa abantu basaba kwibukwa n'Imana, uburyo zizana ama emotion. Imana ikwibuke, abavuga butumwa Imana irakwibutse, nawe ugakoma amashyi kuri telefone. Umuhanuzi ngo Imana irakwibutse, nawe ugakoma amashyi ukishima ngo Imana irakwibutse. Ariko cyangwa se ngo Imana iragusuye, ngo ndi Uwiteka Imana yawe ndagusuye.
ndagusuye gusurwa byabaye gusurwa ari naho hava aya mambo abantu bavuga iyo iyo barimo basenga bageze mu rusengero ukumva batangiye gusenga ngo Mana ngo twahageze, uyu munsi utugenderere, uyu munsi udusure, uyu munsi tukubone. Ayo masengesho wumva ameze neza, wumva rwose n'umuntu uri kuyasenga ayasengana ikiniga cyinshi, wumva afite inyota yo kubona Imana. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, ni ubuyobe, ni ikinyoma cy'umwanzi cyo kugaragaza abantu nkaho akiri mu isezerano rya kera, akiri mu buzima duhamagara Imana. Ntabwo duhamagara Imana ngo izidusure. So ubuzima bw'umwizera bugomba kugaragaza yuko ari mu bihe by'isezerano rishya, bugomba kubaho mu buzima bwuzuye. So uri mu buzima bwuzuye bw'isezerano rishya, wasobanukiwe, ubibayeho nk'ubuzima, ntabwo ahamagara Imana ngo imusure, ntabwo ahamagara Imana ngo imugenderere, ntabwo yakira Mwuka Wera ngo Mwuka Wera ndakwakiriye. Wowe aho wamereye wigeze ubona umuntu wakira umuntu iwe? Wabonye umuntu wiyakira iwe, wakira umuntu iwe umuntu ukajya kumwakira? Mwuka Wera atuye muri twebwe, umwakira gute kandi ari muri wowe? Cyangwa ukahamagara cyane? Bene data, ndabyemera, ari igihe kigera bikaba rwo tukabikora, tukumva biturimo, twumva ni umuriro, dufite umuriro wabyo, gusenga tuvuga cyane, gusenga tuzamura amajwi, tukumva biradufasha, ni na byiza cyane, bituma umuntu aboka mu mutima. Ariko kandi ntitwibagirwe yuko ari imwe mu ngaruka z'aho twarerewe n'ubuzima twabayemo bw'idini. Ni zimwe mu ngaruka z'aho twarerewe n'ubuzima twabayemo bw'idini. Rimwe na rimwe ugasanga umwana w'umuhungu ijwi ryarapfuye ry'umusaza, ugasanga umwana w'umukobwa ijwi ryarapfuye ryabaye nk'iry'umukecuru mukuru, ugasanga ejo agiye umuhungu amutwaye out, bagiye kuganira, yamubaza ati witwa nde? Yajya kuvuga ati nitwa, nanjye kuvuga izina, Imana harimo umuntu hano witwa gutyo, nkoresha izina rye ryose, agiye kuvuga ati wenda nitwa Mukamana, ukumva aravuze ngo nitwa Mukamana. Urumva ugasanga byavuye kuki? Byavuye igihe cyose asenga, igihe cyose arimo gusenga cyangwa kuririmba cyangwa ibintu byose ari gukora, yumva ko natavuga cyane atari bwumvikane, bitewe n'uko yabwiwe kuva kera yuko Imana iri kure, ugomba kuyihamagara. Twabaye cyane mu gihugu cya Uganda, tuzi abantu baho iyo barimo basenga. Ngewe reka babwire, njya ku musozi bwa mbere kuri Prayer Mountain, ngezeyo naricaye ndavuga ni subu, ngewe nari bwakizwe, nari bwatangire nibura no gusenga, nabonye abantu basenga ncika intege ndataha, ndavuga ni ngewe ntago ndanasenga, ibyo nikozaga ntago nzi byari. Haciye umwaka umwe ugira ngo ngewe sinari maze kubyiga, nanjye nari maze kwinjira muri system. Amasaha 3, amasaha 2 ijwi rigapfa. Abana barasenga, urumva. Ariko kandi of the day wajya kureba result ivuye mu masengesho basenga ukabona ntayo. Kubera iki? Ntabwo gusenga cyane, kwiziga cyane, kuvuga cyane bikuraho ijambo rivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. So you have to know how to pray. Ugomba kumenya uko usenga, ugomba no kumenya uko usenga. Imana izatwemerera mu minsi iri imbere, uko dukomeza kugenda twiga ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu, tumenye umwizera yasenga gute, byose tuzagenda tubimenya. Hano hari abantu benshi Imana yagihishurira kandi bafite ubwenge bw'Imana, bafite umwuka w'Imana muri bo. Ndabizi ko tuzagenda dusobanukirwa kurushaho mu izina rya Yesu. Now turi mu gihe tudasurwa, ariko kandi gitangaje nubwo bwose tubyumva muri mwebwe, ushobora kugenza amasengesho yawe
ugasanga biracyarimo mu magambo, ugasanga mu magambo biracyarimo byo gusaba Imana ngo ikugenderere, byo gusaba Imana ngo igusure, byo gusaba Imana ngo uyibone uyu munsi, ugasanga biracyarimo. So iyo wicekinze ugasanga biracyarimo, ntukagire ikibazo kugira ngo bijyemo muri urwo rwego. Wabibayemo imyaka myinshi, wabyumvisha imyaka myinshi. So ikizabikubamo nuko n'undi uzumva uku kuri kw'ijambo ry'Imana kenshi. So uko ushobora kugenda wumva ijambo kenshi, bya bindi bigenda bisimbura, file zigenda ziba deleted, haba izindi zirigesitaringa muri mind. So ugasanga slow by slow n'amasenga yatangiye guhinduka, kuko ugomba guhuza n'imyizerere yawe. So biravuga ngo twature ibyiringiro byacu. So ibyiringiro birimo imbere mu mutima nibyo watura inyuma. Niba wiringira kuri umukiranutsi nibyo watura inyuma mpaka utangiye kugenda no kubimo, kuko icyuri n'imbere nicyo cy'ukuri. Glory to God. So nagira ngo mbabwire ngo rero buriya buzima bw'isezerano rya kera nubwo tubuvaho, nubwo tubereka itandukaniro, ariko ntabwo dushishikariza nta n'uwo tubwira kububamo no kubugumamo, kuko imitegekere y'amategeko yaragiye. Imitegekere y'umwuka niyo turimo uyu munsi. Nakoze ikiganiro ejo bundi ndimo mvuga ku ruvange, ntewe agahinda cyane nuko abantu bo muri iyi minsi ntabwo bari mu mategeko ngo tubimenye ko ari abanyamategeko, nta nubwo bari mu buntu bw'Imana ngo tumenye ko bari mu buntu bw'Imana. Ni uruvange. Umuntu arakubwira ngo rega ngo n'ubundi ngo ubuntu nibwo bwadukijije, ngo ariko ngurumva ngo rega ngo n'ubundi ngo ubuntu nibwo bwadukijije, agahita atangira ngo nibwo butuma turya, nibwo butuma twambara, ngo nibwo butuma turyama tukabyuka, akabivangavanga kubera yuko atazi ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Arabuvuga, araburirimba, akabayeho mu bundi buzima butandukanye. So uruvange ni rubi cyane. Abo tuvuga aya magambo ni ukugira ngo hagire umuntu ufata umwanzuro ave mu ruvange, kuko ntabwo nakubwira ngo uve mu mategeko, kuko ntayo wigeze ubamo. Abantu nayo mwigeze mubamo, mwabaye mu gisa n'amategeko ariko bita atariyo, kuko in the first place n'amategeko yari ayacu, yari yarahawe Abisiraheli. So kugira ngo rero abanyafurika nabo bayafate, bayishyizeho ku mbaraga, bayishyiraho, batangira kwiyita Abayuda, batangira kwiyita Abaheburayo, batangira kwiyita Abisiraheli. So iyo utangiye kwiyita ibyo uba urimo kuzana n'iki n'ibindi byose byabo bibafasheho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo umuntu akwiye gusubmitinga, akemera kuyoborwa n'ubuntu bw'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo umutwaro we nturemereye, kandi kumukorera ntabwo bigoranye. Imana ishimwe cyane. Niyo bivugiye yaravuze ngo kunkorera ntikuruhije kandi umutwaro wanjye nturemereye. Ariko iyo usanze abantu bari gutanga ubuhamya bavuga uburyo kugira ngo Imana bayikorere yabanje bari amaboko, barimo bavuga uburyo ngo yabateje uburwayi, bakabura ibintu byose ngo kugira ngo ibahombe ikabahombya. Bavuga uburyo gukorera Imana bitoroshye, gukorera Imana atari ibintu byoroshye. Ariko mu by'ukuri Yesu niwe wivugiye aya magambo, aravuga ngo kunkorera ntigukomeye, ntikugoye, kandi umutwaro wanjye nturemereye. Haleluya. No kuwita umutwaro nuko yabaga akoresheje iki? Akoresheje n'ubundi urugero rw'uko basanzwe bafite umutwaro, hanyuma akavuga ati rero icyo mbaha ni iki, nanjye reka mvuge ko ari umutwaro, ariko mvuge ko ari umutwaro utaremereye. So gukizwa ntabwo ari umutwaro wikoreye ngo kubera ko wakijijwe ngo ubwo wacinga amabere ugomba kuba wenyine, ugomba kubaho mu buzima buri punishment, butanezerwa, butishima. Abantu benshi niko bari bazi ngo iyo umuntu akijijwe ntiyongera kujya mu bantu, ntiyongera kwishima, ntiyongera kwambara neza, ntiyongera guseka, agomba guhora ari maso, agomba guhora ahekenya amenyo, ari ku izamu. Ariko ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Bibiliya iravuga mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 5 murongo wa 2 kugeza ku wa 4. Of course ugomba kwishima nk'umwizera. Pawulo amatorero yandikiraga ati mwishime iteka. So umunezero
The joy of the Lord, the joy is a very serious business to a believer. Very serious business. The joy. Hallelujah. The joy is very, very serious business to a believer. So you have to be joyful. Dore jyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Uyu ni Pawulo ari kwandikira itorero ry'Abagalatiya, igice cya 5. Usomye igitabo cy'Abagalatiya usanga atangira abandikira arimo atangazwa ngo n'ukuntu bahindutse cyane bakava mu buntu bw'Imana. Akomeza ababwira ubuntu bw'Imana icyo ari cyo, yongera kubibutsa. Aragenda ageze mu gice cya 3 ababaza uwabaroze, aravuga ati ninde wabaroze? Galatiya bapfa, ninde wabaroze? Bivuga ngo ubu burozi yavugaga ntabwo ari uburozi bwo mu kanwa cyangwa se bwo mu biryo, bimwe abahanuzi bahanura ngo Imana ikurinze igikombe cy'uburozi. Iki gikombe cy'uburozi nanjye nasenga kibarinde cy'uburozi, ariko kikorewe n'umwigisha usobanura ibyanditswe nabi. So gusobanura ibyanditswe nabi, kwigisha nabi ibitari ubutumwa bwiza, nibyo Pawulo yise uburozi. So aba barozi yavugaga ni abarozi bo ku gituti. Ninde wabaroze? Who bewitched you? Kuba mwarizeye mugahabwa umwuka, ubu noneho mukaba mutangiye gukorera mubona mutekereza ko ibyo mutabikoreye, ubu noneho mukaba mushaka kubikorera, murumva mutararozwe. So bwari uburozi kugira ngo umuntu agire uruvange muri we, yumve ubutumwa bwiza, yumve n'ibindi bintu. Pawulo yabyise uburozi, poison, witchcraft. So ubwo ni uburozi bubi cyane. Iyo umuntu yigisha Kristo wundi ni uburozi. Kandi witchcraft ni bimwe mu bintu bituma abantu barakubaza ngo uriya yasajijwe n'iki, ngo baramuroze. So uburozi rero bw'ijambo ritari ryo butera ibisazi byo mu mwuka. Bimwe abarokore bajya biratana ngo turabasazi, ariko bakabyiratana mu buryo butandukanye n'uburyo Pawulo yabyiratanye. Bakiratana ko kutagira ubwenge no ibintu mu buryo ngo umwuka ngo ari uburyo bw'igiheburayo, ngo bw'ikiyuda, ngo ntabwo wapfa kubumenya. Ariko iyo ugenzuye usanga ari ibisazi byatewe n'uburozi bw'uruvange. Ubu bw'uruvange butera ubusazi bwo kutamenya Imana. Ku murongo wa 3, ku murongo wa 2 igice cya 5 ngo jyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Gukebwa cyari igikorwa cya mbere cyakorwaga ku Bisirayeli na mbere yuko bakurikiza andi mategeko. Mu yandi magambo, icyagiraga umuntu mu Isirayeli kuba yatangira gukurikiza amategeko nuko yabaga yakebwe. So rero nyuma yo gukizwa abo mu itorero ry'Igalatiya haza babwira bati nubwo rwose mwakijwe ariko n'ubundi mukwiye gukebwa kugira ngo mwuzure neza. Pawulo Apostle network ye ishobora kuba ivuyeho, ariko ari bugaruke, I believe. Papa Fred yarambwiye ngo mbe ku karimbo ntabwo karasohoka.
ariko vuba ndayibaha yose rwose nta kibazo. Kristo ni wowe mucyo umurikira hose. Kristo ni wowe mucyo umurikira hose. Mbega imbabazi nyinshi twagiriwe n'umukiza wacu Yesu wavuye mu ijuru akemera kuza mu isi rwabere abantu umucyo. Kristo ni wowe mucyo umurikira bose. Kristo ni wowe mucyo umurikira bose. Amen. Mukomeze mwinjoyinge, harabura iminsi nk'ibiri kugira ngo twinjoyinge full song, so you're gonna wait, you better wait. Yeah. Mwe mwitegura kandi mwe mwiga indirimbo. We're gonna do challenge of song. Uhimba igitero cyawe uzongeramo nta kibazo. Amen. Oh my God. Emma, komeza. Amen, amen. Imana ishimwe. Turi gutegereza Aposo. Ngiye gutanga umugisha ku bantu bafite ishimwe. Niba ufite ishimwe wazamura ikiganza tukakwakira ukaricishaho Aposo nawe ari kugaruka. Imana ibahe umugisha. Ndi kubona yanagarutse. Aposo, you're welcome. Yeah. Murambabarira ngiye nakomeje ntabwo namenye icyabaye, nagiye kubona mu tumenyetso ntitukizamuka mitamenya ko hari ikibazo, ariko mumbwire niba maze iminota nk'ingahe nari ngeze kugira ngo abariho ntangirira. Wari kutubwira ukuntu Paulo yari ari kubwira Abagalatiya ngo ninde wabarutse. Ko nari nakomeje gihe nari nakataje. Okay, ntacyo. Imana ishimwe cyane. So Paulo abwira Abagalatiya, arababwira ngo mwaraguye muretse ubuntu bw'Imana. Bivuga ngo kugwa mu idini bavuga ko ari kuvuga ubuntu. Iyo ubwiriza ubuntu bavuga ko waguye. Iyo ubwiriza ubuntu bavuga ko waguye. Ariko mu by'ukuri kugwa Paulo avuga yuko ahubwo ari ukuva mu buntu.
mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. So imbere y'idini waguye n'uvuga ubuntu bw'Imana. Apostle namwe ntuzamutumire yaraguye. Uwaguye n'uwuhe uri kuvuga ubuntu bw'Imana kuri bo. Hanyuma ubuntu bw'Imana kuri bo n'umeze neza. Ariko birigaragaje ko umuntu ubwo waretse ubuntu ni waguye. Imana ishimwe cyane. Now arakomeza arababwira mu Bagalatiya, mukomeze muyeke ibimenyetso ko mukunyumva niba tuwakaki ndebe uburyo mbigenza. Aha, murakoze cyane niba muri kunyumva neza. Mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 6 aravuga ngo natangazwa nuko mwaretse vuba mutyo mukagwa muvuye mukareka uwabahamagaye guhabwa ubuntu. So twese ko turaha umuhamagaro wacu umuhamagaro wo guhabwa ubuntu bw'Imana. So ubuntu bw'Imana niyo muhamagaro wa buri wese. So iyo uburetse rero uba uvuye mu kuri cyangwa se uvuye ubuguye. Niyo mpamvu birivuga ngo ariko ubuntu n'ukuri byazananye na Kristo. Byazanywe na Kristo ubuntu n'ukuri. Arwambwiye ngo mushumba ngo muvuga ngo uruma ngo muvuga ubuntu ngo kandi ngo birivuga ko ngo ubuntu bwazananye n'ukuri. Ubwo rero ngo mukwiye kujya muvuga ubuntu ngo mukanavuga ukuri. Ndatangara ndumirwa ndabandi abantu bazi yuko ukuri gutandukanye n'ubuntu. Ngo yango ngendo mvuga ngo ubuntu bwanyu ngenze kuri ngo balance ngo tugomba kubwiza abantu kuri. Ariko mu by'ukuri ubuntu n'ukuri ntabwo ari amagambo abiri. Ubuntu n'ukuri ni ijambo rimwe. Ariko ubuntu ari bwo kuri iriya ntabwo ari icyungo. Yitwa kairuru. So isobanura ibintu bigiye bitandukanye. Bumwe mu busobanuro bwabyo bumwe ni icyungo, ubundi ni with. But the grace, which is the truth, came with Jesus Christ. So ubuntu ari bwo kuri byazananye na Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. So Kristo niwe wavuze ngo ni jyewe kuri. So ukuri na Kristo ntabwo bitandukanye, ukuri n'ubuntu ntabwo bitandukanye. Ubuntu ni Kristo, ukuri ni Kristo. Hallelujah. Amen, amen. Wow. Bibiliya avuga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 8 turimo turareba kurangira kw'amategeko kugira ngo tuyavemo kabisa. Tuyavemo tube mu buntu bw'Imana. Abaheburayo 8:12 na 13 aravuga ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Iyi ni Imana yavugaga, ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. So iyo wibuka ibyaha ntabwo ari Imana ibikwibukije, ahubwo ni umwanzi ubu bikwibukije, kuko Imana nayo ntabwo yabikwibutsa itabyibuka. Ntabwo Imana yakwibutsa ibyo itibuka. Niyo mpamvu Umuririmbyi yavuze ngo Satani iyo yibukije gukiranirwa kwanjye ngo ashaka kunyihebesha. Bivuga ngo Satani rero wibutsa abantu ibyaha, niyo yaba ari umuntu ukoreshejwe ameze nk'aho ari mu mwuka ngo arimo ararondora, iyo atangiye kukwibutsa ibyaha byawe uhita umenya uwo akorera, kuko Satani niwe wibutsa abantu ibyaha byabo ngo kandi abashaka kubihebesha. Isezerano yavuga ngo nzababarira gukiranirwa kwabo kandi n'ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. 13 ubwo Uwiteka avuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushiraho. Igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Ndiracyongereza avuze ngo in that
In that he saith, a new covenant. He hath made the first old, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Vanishing away, ikintu gishiraho nyine kuyoyoka kurangira. Abaheburayo 10 ku murongo wa 4 aravuga ngo erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Iyi statement yonyine igaragaza yuko n'abatera batangaga amapfizi n'intama n'ihene ibyaha byabo bitavagaho. Rero mujye mureka bya bindi byo kuvuga mukajya mu ma emotion ngo mana we ngubu ngiyo utaza ngo Yesu ngo nari gukura hehe intama ngo nari gukura hehe ihene, niyo wari bubibone ntacyo byari bukumarire. Niyo bari bubibone ntacyo byari bukumarire. So kubura umukiro uyu munsi ntago biguhereza faveri nini cyane ku mukene ngo kubijyanye n'agakiza, ngo wenda ngiyo Yesu ataza kuko jewe ndi umukire nari buzajye mbona amafaranga yo kugura intama n'ihene. Niyo wari buzabibone ntacyo byari bukumarire. So stop asking those questions and kubaza Imana ngo Yesu yataza ngari bukure hehe inuma y'intungura ngo kuyirukanka inyuma, ngo wanayirukanka inyuma ngo wayifataho ngo ikakuyaka ngakababaga kugapfuka, ngo kandi ngo zagombaga kuba ari intungura ngo zidafite intege, ugasanga wabikomeje ugaragaza nkaho byari bigoye. Ubu ngubu ari bubishobore, ariko najya nkubwira ngo niyo wari bubishobore, Bibiri ivuze ko it was impossible. Niki Icyongereza ivuga? It was impossible for the blood of bulls and goats to take away, to forgive sins. Byashobokaga. Icyo cyatumye Yesu yazaga mu murongo wa 5 avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse. So ngo ibi bitambo batambaga ntago wari umugambi w'Imana, ntago ari Imana yari yarabibasabye. Nukwihimbira ko abantu bahinje kugira ngo barebe ko banezeza Imana. Ntabwo Imana igeze isaba ibitambo n'amaturo. Baravuze ngo ntiyabitse. Ngahubwo kuva mbere mwitangiriro muri wa mugambi wayo, ngahubwo yiteguriye umubiri. Imana yari yarateguye already Kristo ko azaba ari ubigitambo. So abonye abantu bashaka gutamba irabarekera batokwe nimutambe, ariko bizaba igishushanyo cy'ibyo nzakora. Gatandatu koravuze ngo niwishimiye ibitambo byokeje. Ntabwo Imana yabyishimiye ngariyo yabisabaga. Umuntu nakubwira ngo genda ushaka igitambo umubwire ati ntabwo Imana yagize ibyishimira kuva kera, uri murambwira kiri ukishimira ubu ngubu. Imana itarishimiraga ibitambo byokeje, ibitambo bya kera. Ubu nibwo yatangiye kwishimira ibitambo byari ngo cyangwa ibitambo by'ibyaha. Ntabwo yigeze yishimira cyangwa se ibitambo by'ibyaha. ndi kubona uyu munsi network zanetworkinze, ariko turumva ijambo kandi turabyumva byose ibyo Imana yari yaduteguriye uyu munsi. So tube patient, aragaruka akomeze. Hari ukuntu abana bari kumudistabinga
bagiye kubikemura madamu arabimbwiye mu kanya araje adusoreze. Ahubwo ba bantu wahaye poromosiyo yo gushima niwe baprofita cyangwa cyangwa batwaka ibitambo. nta muntu ufite ishimwe uyu mugoroba asenga azamura ikiganza aprofita aka kanya. Ndabona abantu nta shimwe bafite da. Njye ndashima Imana yabanye nanjye mu bizamini nakoze umunsi umwe n'igice. Ndashima Imana ko natsinze. Ndashima Imana yuko ndi muzima. Ikindi ndashima Imana kubera yuko hari ibintu nyine iri kugenda ihindura muri church dusengeraho ahangaha mu Buhinde. Hari ibintu byinshi nyine twagiye tubona tukavuga ati ibi ngibi byo bishobora kutazahinduka, ariko ndashima Imana kubera yuko pasiteri wacu muri iyi minsi iyo umuntu amuvugishije nyine arabyumva, ashaka kukwereka ko utabyumvishije ariko akabishira mu bikorwa bigakora. Hari ikintu yari yarakoze, hari isengesho yari yarazanye hano ngo dusenge, hariya ngo niba ari Apostles Creed niko abantu baryita, abakatolika bararisenga n'abaprotestant ariko hari ijambo nyine ryarimo ngo I believe in Holy Catholic Church. Ndavanise ubu ngubu koko ndagenda mubwire gute, musobanure gute. Ndatinya mwandikira message kuri WhatsApp ariko ndashima Imana ko yanyumvishe akabihindura, yego, kandi bikajya mu buryo neza. Ikindi ndashima Imana kubwe n'ubundi ni umuntu utinya kuvuga in tongues kandi azizi. So njye rero iyo turi muri church ndamucokoza koko, making sure ko nica ahantu hamwegereye ku buryo nintangira kuvuga ngo iki aranyumva. So iyo anyumvishije rero nawe aratangira nkabana akomeza sa. Ndashima Imana yuko ari kugenda ahindura. Ku cyumweru it was fire. I was like wow, yeah, we are going somewhere. Ndabizi uko icaci tuzajya kuyivamo harimo change. So ndashima Imana for that change. It's not by power, ahubwo n'ubuntu bw'Imana nyine buba buturimo bukomeza kudusunika, buduhatira kwigisha abandi no kubafasha no kubimpatinga. So I'm grateful to God. Apostle yagarutse se, navuga cyane, nta wundi muntu ufite ishimwe. Abantu nta shimwe bafitera, reka niririmbire ubwo ngubwo. Reverend Olempe ngafite ishimwe. Revera washyiraho mikoro ugashima Imana. Iyo uvuze Reverend ntago yashima, ubu byishe, keretse iyo uvuga papa ruvaho yari arabikora. Apostle ndi kubona atari yaza, ariko hari indirimbo iri kumfasha uyu mugoroba, reka tuyiririmbe niba atari yaza. Oya ntuhindure. You are the word at beginning, the one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now live it in you, Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. Imana ishimwe cyane. Apostle ndi kubona yaje. Imana ibahe umugisha. I'm very sorry. Ndatekereza ko cyari ikibazo cya wifi. Aya masaha abantu barimo bataha barimo bayakoresha cyane, ugasanga turimo turayicuranwa, ariko nkizeho data zisanzwe zongera ngo ziraza gukunda neza cyane.
Imana ishimwe. Kwa tugeze mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 10 tugeze ku murongo waho wa 6, aho Bibiliya ivuga ngo ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'icyaha. Nizere ko aho ngaho abantu bahumvise twari tuhageze ibyo ari byo byose. Ntabwo Imana yigeze yishimira ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. So ntabwo Imana rero itarabyishimiye icyo gihe yabyishimira ubu ngubu. So Imana ntiyishimira ibitambo ibyo ari byo byose, ntiyishimira byaba ibitambo byose uko waba ubyise uko ariko kose, cyangwa se ibitambo by'ibyaha. Aravuga ku murongo wa 7 mpera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri nge, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Abantu twari kumwe mu minsi ishize twavuze aho Imana yabwiye Dawidi ngo dore mu mugaragu wanjye Dawidi ufite umutima umeze nk'uko nshaka, ni uzakora ibyo nshaka byose. Ariko tubona ko atari Dawidi, ahubwo tubona ko yari Kristo. Aho Bibiliya ivuze ngo ahanga yaravuze ngo dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo uko byanditswe kuri nge. Mu yandi magambo, uko byamwanditsweho niko yaje arabisohoza. Igitabo cy'Abakorinto ba mbere 15 uhereye ku murongo wa 3 n'uwa 4 aravuga ngo kuko Yesu yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe. So Kristo ntabwo yaje ngo akora ibye, yakoze ibyari byaranditswe. Yagendeye mu muzingo w'igitabo cy'ibyamwanditsweho, akora iby'Imana ishaka. Glory to God. Umurongo wa 9 uravuga ngo ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ninde wakoze iby'Imana ishaka? Ni Kristo. Niwe wakoze iby'Imana ishaka, niwe wujuje amategeko yose, niwe wakoze, niwe wishimiwe n'Imana. Arangije kuko yakoze iby'Imana ishaka ngo akuriraho ibya mbere. Ibya mbere ni ibihe? Ni amategeko. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Abantu barahangaha mwari abasatuzi, ahaka abasatuzi murabazi. Abantu mwari abasatuzi ahangaha murabizi kunira ijambo ryakoraga umuti. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ayaya, umuriro ukaka. Hari ibya mbere Imana ikuyeho, Imana ije gukomeza ibya kabiri. Ariko mu by'ukuri iri jambo ryavugaga ko Kristo mu gukora iby'Imana ishaka yakuyeho amategeko, akomeza isezerano ry'ubuntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Glory to God. So Bibiliya igaragaza ko ibi bya mbere bavuze byari igicucu, ariko ibya kabiri akaba ariyo shusho y'ukuri, cyangwa se niyo shusho nyayo. Ibya mbere byari igicucu, yari ishusho itagaragara, ariko ibya kabiri ariwe Kristo yari ishusho nyayo yuzuye. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 2 umurongo wa 9. Yohana 2 umurongo w'9 haravuga ngo uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashya amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko woweho washinguye inziza abarizo washinguye inziza abarizo uherutsa. Mene magambo yararimo amubwira ngo ndatangaye kuko ubundi abandi ukuntu babigenza babanza ibiryoshye, nyuma abantu bamara guhaga bakazana ibibishye, ariko none wakoze igitangaza, wabanje izibishye, wabanje izitaryoshye, hanyuma ngo inziza urayishingura, cyangwa se ngo wabitse inziza aba ariyo uherutsa. So aya magambo ntago yarajyanye n'inzoga ya mbere yari itaryoshye neza ngo hanyuma ibiryoshye. Bavugaga amasezerano shadow, isezerano rya kera. Ni inzoga ya mbere babanje gutanga. Actually niyo yonyine yari ihari,
mu isezerano rya kera nta kantu na kamwe kagaragazaga ijambo Yesu Kristo, ntaho wabibona, ntaho wabisoma. Icyo abantu babonaga yari amategeko. Ariko kandi ngo ishize gutya irangiye, nta byiringiro bindi bihari, nibwo babonye iryoshye kurushaho. So kurangira kw'amategeko niko gutangira k'ubuntu bw'Imana, kandi uwasobyeho yaravuze ngo iyi ngiyi muzanye bwa nyuma, aleluya, iraryoshye cyane kurusha iya mbere. Imana ihabwa icyubahiro. So ubuntu bw'Imana ntushobora kubugereranya n'amategeko. Ubuzima bw'abantu bo mu isezerano rya kera, ubuzima bwa mbere y'umusaraba n'ubuzima bwa nyuma y'umusaraba ntaho bihuriye, ntiwabigereranya, ntibikunda. Reka nsoreze ku nkuru iri mu gitabo cya Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 8 kuva ku murongo wa 22 dusome kugeza kuri 26. Aravuga ngo bagera i Betsaida, bamuzanira impumyi, baramubwira ngo ayikoreho. Ayifata ukuboko, ayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo, ayirambikaho ibiganza, arayibaza ati, hari icyo ureba? Hari icyo ureba? Iyo ndimo gusoma amagambo, ndimo kuyabwiriza, mba numva ndimo kuba tempted kuvuga uburyo najyaga nyigisha kera. Mbaye tempted kubivugaho. Ngo ayifata ukuboko, ayisohora mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo. Twajyaga tuvuga ngo iyo Yesu akugezeho, ahubwo bihita biba nabi kurushaho. Ngo uyu mugabo aho kugira ngo amukize, ngo yamuciriye mu maso, ngo amusohora no mu kirorero. Tukavuga tuti hari ukuntu iyo umuntu akijijwe uhita noneho umera nabi cyane, ukanatandukana n'umuryango, ugajugunywa hanze. Tugahita tuvuga ngo ariko kandi ngo uyu mugoroba ngo ndagusengeye ngo Imana Yesu yongera gukoreho, Yesu the second touch yongera gukoreho, umuriro ukaka. Rimwe na rimwe nzajya mba tempted kubivugaho, mujye mwihangana, uko nyasoma mpita nibuka. Ayifata ukuboko, ayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo, ayirambikaho ibiganza, arayibaza ati, hari icyo ureba? 24. Irararama, iramusubiza iti, ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. 25. Arongera ayishyira ibiganza ku maso, iratumbira, irakira. Iratumbira, irakira, igara ireba byose neza. Nuko aramubwira ngo atahe, ati nturushye winjira mu kirorero. Nturushye winjira mu kirorero, urakize. Mu yandi magambo yaramukishije, aramubwira ati ntibiri gusubira hari ahantu baruri. Ayifata ukuboko, ayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo, ayirambikaho ibiganza, arayibaza ati, hari icyo ureba? Irararamira, amubwira iti, ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Arongera ayishyira ibiganza ku maso, icyo twitaga second touch, gukorwaho bwa kabiri. Imana Yesu yongera gukoreho, yagukozeho bwa mbere ubona fiance, yongera gukoreho ukora ubukwe, yagukozeho bwa mbere ubona umwana, yongera gukoreho ubona school fees, yagukozeho bwa mbere uriga, yongera gukoreho ubona akazi, yagukozeho bwa mbere, aya umuriro ukaka. N'ubu ngubu hari abantu bari gufashwa kandi ni gutanga urugero. Basanga ari abantu bise bafashirizwamo, ariko si cyo bisobanura. Bisobanuye iki? Bisobanuye amategeko. Isezerano rya kera n'isezerano ry'ubuntu. Isezerano rya kera ryatumaga abantu bareba ariko badahweza, babona icyo twita shadow. Yaravuze ngo ndareba abantu ariko basa n'ibiti bigenda. So abantu bameze nk'ibiti bigenda ni shadow, ntago ndi kubabona neza, ndabona ari igicucu. Umuntu kumubona nk'igiti ntago ureba neza, yabonaga shadows, bimeze nk'ibiti birimo kugenda. Arangije
ngo arongera arambura ukuboko amukoraho, ngo asigara areba neza byose. Haleluya. Ngo noneho areba neza byose. Wibuke nibwo wibuke Yesu avugana n'uriya mudamu ku mugezi aho yari amusanze muri Yohana 4. Umudamu yaramubwiye ati none se ni wowe Kristo? Kuko amakuru dufite nuko Kristo niyaza ari uzatumenyesha byose. Kristo niyaza ni uzatumenyesha byose. Myandi magambo ntago bari bazi byose, barebaga abantu ariko bakabona ni ibiti bigenda. So bwari ubusobanuro bwo mu isezerano rya kera. Yesu yari arimo agaragaza uburyo bubiri. Wibuke ko muri Mariko, Matayo, Luka na Yohana naho harimo amasezerano y'isezerano rishya. So aha Yesu yakomezaga kubereka ko hari uburyo bundi bugiye kuza buzatuma abantu bareba neza byose, bagasobanukirwa neza byose. Imana ishimwe cyane. Ariho Yesaya yabajije, arabaza ngo ninde wamenya Imana cyangwa se umutima w'Imana, ubushake bw'Imana, ngo abashe kuinstructing. Nuko Paulo ahita asubiza aravuga ati Yesaya we nta gisubizo wari bubone, ariko igisubizo cyarabonetse kuko ubu twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. We have the mind of Christ. Hallelujah, glory to God. Ntabwo tukireba ibintu nk'ibiti bigenda, tureba neza kuko twamaze kwinjira mu gihe cy'ubuntu bw'Imana, mu gihe cya Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. So iyi second touch ntabwo ari second touch kugira ngo akire, kubera yuko iyo akijije hari indirimbo ivuga ngo when he heals completely. Ntabwo Kristo akeneye kugukoraho kabiri ngo ukire. Iyo icyanditswe ukirebeye mu kuri kw'Imana n'ubushobozi bw'Imana, uhita ubona ko gifite ikibazo. Ntabwo Yesu yagukoraho ngo hanyuma ngo yongere akeneye kongera kugukoraho, ngo yongere akeneye kuzongera kugukoraho. Neda, ntibishoboka. Uzareba abandi bantu bose yagiye akoraho, nta numwe wigeze agaruka ngo uburwayi buracyarimo. Kandi tubona ko n'abigishwa bahawe izo mbaraga. Tubona mu byakozwe n'intumwa Simoni arimo asengera. Mu byakozwe n'intumwa ari uwitwa Aineya basengeye. Barangiye kumusengera ngo baramubwira ngo nahaguruke yisasire. Ngo haguruka wisasire. Tubona Petero asengera Yesu asengera nyirabukwe wa Petero arwaye malaria. Uwo mwanya ngahita haguruka ajya kubasavinga. Ntabwo gukira kuva muri Kristo Yesu ari ugukira gukeneye second touch. Aha bwari ubuhanuzi bugaragaza isezerano rya kera ryari igicucu cyangwa se shadows, hanyuma n'isezerano rishya aho ibintu byose bigaragara neza, bitari igicucu cyangwa se bitakiri shadow. So mwene data, uyu mugoroba nsoza ndagira ngo nkubaze ngo uhagaze hehe? Atari mu buryo bwo kugira ngo utsindwe, ahubwo kugira ngo umenye aho uri. Uyu munsi ufata umwanzuro, ustepinge mu buntu bw'Imana, aho ureba ibintu neza, aho utakireba abantu bameze nk'ibiti bigenda, aho utakivangavanga amategeko n'ubuntu, aho utakiririmba indirimbo zivangavanze z'amategeko n'ubuntu, aho utacyumva abigisha bavangavanga. Uyu munsi ngo wumve abantu bakubwira ko Kristo ari we cyitegererezo cyacu cy'ibintu byose, ari we uduhereza byose kubw'ubuntu bwe. Hanyuma ngo ujye kumva n'abavuga ngo ibyo bafite byose babivanye ku mavi, ngo bagatangire ngo maviyoloji, ngo muzi maviyoloji, ngo ibintu byose ngo twabivanye ku mavi. Umugore mfite yavuye ku mavi, abana mfite bavuye ku mavi, akazi mfite kavuye ku mavi. Aho tuvangavanga inyigisho muri twebwe bikaba nk'agatogo, wa mugani w'umuganda byita ngo ni akatogo. So uyu munsi bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo tuvangure, uhagarare mu buntu bw'Imana wemye, udasubira inyuma, udakangwa n'amagambo y'abantu. Navuganaga uyu munsi navuganaga n'umupasiteri w'inshuti yanjye, ambwira uburyo hari abapasiteri bamwaprocinze muri iyi minsi bafite amatorero akomeye,
barimo bamuhereza ofa kubera ko atangiye kwigisha ubuntu bw'Imana. Ntago yakoranye n'ahantu yakoreraga cyangwa se n'amatoro yashumbaga, biba ngombwa yuko abireka, tangira gukora ivugabutumwa door to door kuri social media. Ariko kandi murabizi ko ari ibihugu bimwe na bimwe ubungubu gutangira itorero bitoroshye. Hanyuma rero baramwegera baramuga ati twebwe dufite empire, dufite amatorero already yatangiye, ushobora kureka ibyo bintu uvuga tukaguha akazi, ushobora kureka ibyo bintu uvuga tukaguha akazi. Ufite abana bo kwishyurira minervari, ufite inzu yo kwishyura, ufite ibintu byo biri zo kwishyura, ariko nta mafaranga winjiza, usiga uvuga ibyo bintu ngo bya Yesu, ngo gupfira ibyaha, Yesu 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 Yesu, urabireka uze tuguhereza amafaranga ubu biretse. Akababwira ati se nabireka gute ko byahindutse ubuzima, ubu nakitandukanya n'ubuzima naba mpfuye. Nandukanye n'ubuzima naba mpfuye. Ntago ari ubumenyi mfite mwuka byaramwe, n'ubuzima, n'ubuzima bwanjye. Birangira bamubwiye bati wowe uzapfa utyo rwose ntacyo uzigezaho niba wanze aya mafaranga, kuko bamuhaga amafaranga afatika. So mbona hari uburyo umwanzi abagaininga ubuntu, abagaininga ukuri, abagaininga ukuri kugira ngo agutware. Ariko Yesaya niwe wavuze ngo no mu migani ngira ngo ririmo ngo ujye ugura ukuri, ugure ukuri, ariko ntugurure, ntukugurishe. Mana ishimwe cyane, uyu mwanya uba wafashe kumva ubuntu bw'Imana, uba urimo kugura ukuri, uba urimo kugura ukuri. Uko kuri ntukugurure, ntuguceceke, gira umuntu uganiriza. Niba kubwira ngo waraguye, ibyo byo ntago uzabyirinda ngo bikunde, ntuzabyirinda, kuko nidukomeza kubwiriza ubuntu bw'Imana, tukabwiriza icyo Kristo yakoze, tugomba no kubwira abantu yuko bizanana na persecution. Iyo utangiye kubwiriza Kristo nibwo persecution iza. Iyo umaze imyaka irenga 15 ubwiriza ibintu bitazana intambara, ntabwo aba ari Kristo ububwiriza, ntabwo ari Kristo ububwiriza. Ntiwabwiriza ibyo Paulo yabwirije ngo hanyuma ntuce mu byo yanyuzemo. Wenda uyu munsi ntago badushyira mu nzu z'imbohe, ntago badujyana muri za gereza, ariko tunyura muri persecution. Paulo yakise ibyasigaye ku mibabaro ya Kristo. Abyita ibyasigaye ku mibabaro ya Kristo. My God. Ariko aravuga ngo twishimira no mu mibabaro. Hallelujah, glory to God. Iyo umuntu yamaze kumiruka ukuri ntiyacira bene data, ntiyacira, biraryoshye, ntiyacira, ntago byakunda. Iyo umuntu aciriye, iyo umuntu abiretse, burya ntago aba yatestinze. Petero yaravuze ngo test and know. Musogongere mumenye ko umwami agira gute, agira neza. So navugana n'ababwiriza butumwa n'abakozi b'Imana muri ahangaha, iki nicyo gihe cyacu kugira ngo twamamaze ubuntu bw'Imana. Izuba ryakaka, imvura yagwa, whatever it is our time to spread the gospel. Utitaye kuba kwanga, kubavuze ngo ngo nawe wagiye muri babandi, ibyo byose uzabyumva, ibyo byose uzabyumva. Kubera iki? Ubutumwa bwiza buzana icyo twita consecration, bubanza kugutandukanya. The gospel is the real consecration. Mana turagushimye ko ijambo ryawe ari rizima. Leko sharabaladoze kremenevoria daramando. Kandi niko kuri konyine twahaye kugira ngo twamamaze. Ushimwe kuko ijambo ryawe ari ryiza. Ndasenze kugira ngo rikomeze kugira umumaro mu mitima y'abantu bawe, kandi ryera imbuto nyinshi mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Bless you. Ndagira kuko ntanga mikrofone. Amen, amen. Imana dusenga kubwira ijambo, mpereza umuyobozi wa gahunda. Nagira ngo mbibutse ko ejo tuzagira umwanya muto cyane wo kuganira ijambo ry'Imana nk'iminota nka 20, ubundi dutange umwanya wo kubaza ibibazo.
ikibazo cyose ufite ku bijyanye n'imyizerere, haba ari ibyo twigishagaho cyangwa ibindi, tuzafata umwanya uhagije wo gusubiza ibibazo ejo, kugira ngo n'ubundi tuzasoreza ku gihe, ariko tuzatangira kubaza ibibazo nibura tuzabiha umwanya uhagije kugira ngo dusubize ibibazo. So niba hari ikintu wibaza ku bijyanye n'agakiza, ku bijyanye n'ubuntu bw'Imana, ku bijyanye n'iki, note it somewhere, ejo tuzagira umwanya wo kubisubiza. So Imana ibahe umugisha. Bless you. Thank you so much. Amen, amen, amen. Amen, amen. You are blessing, uri umugisha kuri twe. Nukuri we are blessed this evening. Amen, amen. Ntari nabyibagirwa about that, ibibazo tuzabaza ejo. Hari ukuntu tujya tubigenza bikaba organized kugira ngo umuntu wese adapfa kuvuga, kugira gutyo turabifata tukabyoherereza umuntu bita Peace Montana cyangwa undi bita Yabezi n'undi bita Eve. Abanditsi murabazi nibo bakunda gusharinga ibintu muri group ya WhatsApp. So ufata ikibazo cyawe ukakiboherereza, so dutangira uyu mugoroba kugira ngo ejo bo baricara bakabikompilinga. So ejo Apostle bazamufasha basoma ikibazo asubiza bagishyira muri comment section asubiza kugira ngo bitazatwara umwanya munini. So niba ufite ikibazo ugitekerezeho ucyoherereze abo bantu mvuze, ni Peace Montana, Yabezi na Eve. Niba na nimero zabo utazifite unyandikire inbox ndazikoherereza kugira ngo ubone uko boherereza, cyangwa ukimi ikibazo cyawe ndakibagezaho, cyangwa ugihe Pastor Mpano nawe azakibagezaho. So kugira ngo ejo tuzabe organized kandi bizagabanye time y'ibibazo byinshi tuzaba dufite. Ngo bibazo cyangwa ibibazo mwana byandika muri group ya WhatsApp, yego nabyo byakora. Bimwe twanabisubirizayo iyo muri WhatsApp tukagabanya ibyinshi bizaza ahangaha. So muri umugisha cyane. Natanze promotion y'abantu bafite ishimwe, nta muntu n'umwe wazamuye ikiganza keretse niba hari undi muntu ugize ishimwe mu bintu Apostle yigishije yazamura ikiganza. Niba ntawe ngiye gusaba Papa Freddy ashireho mikoro ye adusengere dusoze amateraniro. Ejo tuzaze kare kandi ndanabararitse kuwa kane amasengesho kuwa kane nimuzabure, muzaze dusenga saa sita zo mu Rwanda na saa 9 n'igice zo mu Buhinde. Niba uri free ufite ka lunch break aho ukorera uzajoininge twumva ijambo ry'Imana dufatanye mu gusenga, uzahabwa umugisha kandi uri n'umugisha already. Papa Freddy washiraho mikoro yawe kadusengera. Amen. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Shimwe data mwiza, neza yawe, ushimirwe ubuntu bwawe watugiriye. Turishimye umunezero wawe wuzuye muri twebwe. Ni inkuru nziza y'agakiza. Munsi yashika mu isi nta kindi isi yumvishije, humvikanye indirimbo y'ibyishimo, humvikanye indirimbo y'umunezero, ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe. We thank you Lord. Turagushimira ko uyu munsi amahoro yabonetse, amahoro hagati yacu yabonetse, amahoro hagati muri twebwe yabonetse, amahoro mu bavandimwe yabonetse. Ni amahoro ashingiye ku cyo Kristo yavuze yakoze kandi akagikora muri twebwe. Mwamushimwe, dushimye ijambo ryawe ryiza kandi ryuzuye gukiza, kandi ryuzuye imbaraga, kandi ryuzuye ubwenge mwami, ryuzuye guhindura. Mwami mwiza ndagushimye. Reka uyu mwanya iri jambo wagaragaje imirima ine, ugenda ugaragaza kwera imbuto kw'iyo mirima, byanze hagaragara umurima umwe wonyine ari wo wakiriye. Reka mwami twakire ijambo ryawe data, twakire ijambo ryawe, turihereza umwanya. Torebo shankiya zini mandoke ya benebo, turihereza umwanya muri twe ribashe gushora imizi mu buzima bwacu. Nico gihe dukeneye mwami mwiza, kuko there are many temptation,
isi uyu munsi wa none ibyihaguruka byose bishobotse nuko barwanya uburyo bwose akanwa kabumbuka ngo kavuge gospel. Devo arabizi neza ko igihe abantu bahagurutse bagahereza imitima yabo ijambo ryawe bakaraba iryo bafata elebotankia vimando shaya bakamuvinga bakaba mu bindi bakaba muri entertainment y'isi bakava mu myidagaduro itandukanye itigeze ikiza abantu bakava mu bwenge bw'umuntu bakava mu bwenge bw'abadayimoni butigeze bugira uwo bukiza bagatega amatwi ijambo ryawe bazacira bagatega amatwi ukuri ubuntu bwawe bukiza bazabohoka. Waravuze mu muzamenya ukuri nimumara kumenya ukuri muzabatuka. Reka data twumva ukuri nuko nta kindi kintu ukuri kuzana kubatuka kuzana kubohoka. Nta wundi muti ukenewe nta zindi nama zikenewe nta bundi bwenge bukenewe nta yindi revelation ikenewe. Revelation ni wowe ko tukumva niko tubohoka niko dukira niko tugenda turuhuka. Ho twari turuhijwe n'idini ho twari twarabuze ibisubizo ho twibazaga bizagenda bite ariko ushimirwe kubw'ijambo ryawe. Mele bosha kitaya nkuru nziza ivuye ku misozi rangura iby'agakiza rangura ibyo gukiza kwawe mwamushimwe. We pray for a man of God. Turamusengeye Apostle Namani. Hari temptation azakubitana nazo zitandukanye but we pray for him. Turamusengeye mwa ntabwo isi cyaka kumva nabitwa ko ari abakristo benshi ntabwo bashaka kumva ariko let's mukomeze mu buntu bwawe mwa mukomeze mu mbaraga zawe mukomeze mu bwenge bwawe mukomeze kugira ngo data twese abashe gukiza benshi barimo kurimbuka ukabumbuye akanwa ke benshi bacire ukabumbuye akanwa ke benshi bacire kugira ngo babashe kubatuka babashe kuva mu bubata mwami benshi bagiye bagundira byinshi acire mwami mwiza. Reka ubwiza bwawe bugomeze gushininga kuri we mwami wanjye kandi buri wese muri twebwe fata umwanya kaza akicara agatega amatwi akumva niyo nkuru iruta izindi nkuru zose. Twicaye ku nkuru mbi twicaye ku nkuru tigeze zidukiza twicaye ku nkuru zitigeze zidufasha na rimwe habwo zatujyanye mu batabura ubundi bubata bwose nyamara uyu munsi twicaye ku nkuru nziza ibatura. Reka dufate umwanya kandi tubashe kubika iryo jambo ryawe muri twe indani ko muri twe indani nituribikamo rirahinduka ubuzima rirahinduka ubwenge rirahinduka umuyoboro rirahinduka icyerekezo kuruta ibindi byerekezo byose mwami. Nushimwe rero kuri ndebene data bari hirya mu mpande zitandukanye kandi usengeye abantu bose mu mpande zose bafite inzara n'inyota yo kuvuga ubutumwa bwiza nibahure abakozi bahaguruke wohereza abasaruzi mu mirima itandukanye. Sarurwa ni byinshi nyamara abasaruzi ni bakeya ariko nicyo gihe cyuko natwe twitegura kandi ukadutegura mu buryo butandukanye. Nushimirwe neza yawe ejo tuzaba twongeye guhurira ahangaha bwiza bwawe bushoboka kuganza tuve mu bwiza tujye mu bundi mwami mwiza. Nushimwe data twese kubw'ubuntu bwa mwiza rya Yesu Kristo turagushimiye amen. Amen amen Amen, amen. ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane bibane natwe twese natwe n'abene data nawe bose data bose ibihe ibihe bidashira. bidashira Amen. amen. amena murakoze cyane Apostle uri umugisha Emma uri umugisha twahezagiwe. amen amen. Amen.